ushobora kutazongera kwizera abaganga nureba iyi video ukaza kugera ku musozo wayo. Gusa siko bose bameze. N'umudamu dutangiranye nawe. Ubwo uyu mudamu yaravuye mu cyumba cyo ku bitaro ari kumwe na muganga, ndetse muganga yarafite igitabo mu ntoki ari kuza ahamagara ati ukurikiyeho nawe naze. Gusa abarahanga bategereje kuza kwivuza nabo babonye ukuntu uriya mudamu ari kugenda bagira ubwoba bwinshi. Nyagasani, biraza kugenda gute? Ubwo muganga ati sinavuze ngo ukurikiyeho naze mbe namukorera. Katuze kureba ese ninde ukurikiyeho Nyagasani? Uyu mugabo isabwa ati muga ninjye wahageze mbere, ninjye ukurikiyeho, kandi rwose merewe nabi kuko umutima uri kundya, sinzi ikibazo mfite rwose, ndagira ngo rwose uze kuba wankorera vuba maze nze kuba nataha. Ubwo uyu mugabo ati oya, ubwo ni muganga wari ubivuze ati uriya mudamu nahaguruke aba ari we njya kuba nakorera mbere. Umudamu yahise ahaguruka. Ubwo umugabo akomeza atakamba ati muga oya wapi rwose namutanze ahangaha ndetse nagize ahangaha kare, kubera iki koko? Ndetse umugabo uri ahangaha ati rero hano tugendera ku mategeko y'ibitaro kandi ugomba kumva ibyo nkubwiye. Abadamu nibo twakira mbere kurusha abagabo. Uko waba umeze kose, uko waba uri kubabara, ntabwo nshobora kugukorera hari umudamu utegereje uri ahangaha. Ibyo rwose byibagirwe kuko ntabwo byakigira bikunda. Ahubwo icyo nakubwira iyicarire uriya mudamu aze mukorere kuko wowe nta kintu rwose nakumarira. Uyu mugabo akomeza agenda atakamba ati muga rwose pe please meze nabi, naje ahangaha rwose ndi gupfa. Ubwo uyu muganga yahise avuga ati umva nkubwire wa mugabo we, wintesha umutwe, genda ushaka undi muntu basi uba yagukorera, ushaka undi muganga kuvure, ariko ubundi security itujyana uyu muntu umusore hanze atumuka agende, kuko rwose uyu mugabo ari kuntesha umutwe, ari kumbwira rwose ibintu ntari kumva. Umuganga urahangaha aba yahumuye. Udebere umurwayi yakomeje atakamba ati muga koko uransohoye, wambabariye koko, mbabarira rwose meze nabi. Uyu mugabo yarongeye amusubiriramo ati niba utanyuzwe na serivisi turi kuguha ahangaha kuri ibi bitaro, okay, wagenda nguhaye uburenganzira ukajya gushaka undi muganga waguha serivisi nziza. Ubwo umugabo nuko bamusohoye nk'igisambo. Ubwo tayari ako kanya umuganga yahise abwira uyu mudamu ati ni karibu, waza rwose nkajya kukwita nkakuvura maze nkarebe ko rwose nawe waza kugira ubuzima bwiza. Ubwo ndabizi waje ahangaha ubuzima bumeze nabi. Ubwo umudamu yahise yinjira. Umuganga mu bigaragara akunda abagore, nizere kubikubiye nakubwiye ngo iyi filime nuza kuyireba ukagera ku musozo wayo ubanza utazongera kwizera abaganga. Ariko reka nongera aka kantu ngo bose siko bameze, si byose birahaba. Nuko umudamu yinjiye atyo, mana yanjye biraza kugenda bite? Katuze kureba biraza kugenda gute? Muganga nawe yaje amukurikiye. Uyu mudamu yaje nawe ameze nabi, yari umuntu urembye. Ubundi kuri ibi bitaro haza abantu batameze neza kuko murabizi kuri poste de santé iyo ari utuntu turi aho ngaho twa hafi niho ukatira ukagenda ngo baze ko bagutunini bishize kuba byakoroha. Ariko umuntu ugiye ku bitaro atari no ku kigo nderabuzima, uwo muntu aba akomerewe cyane. Ubwo barakwereka ako kanya umuganga nawe se yinjira ati rero wambwira ikibazo ufite nkaba natangira kuba nagusuzuma nkareba n'ukuntu ndi buse ko nagufasha. Ubwo umudamu yatangiye avuga ati muga ubu n'igihe ukuntu bimeze ndumva mfite inkorora, ndi gukorora noneho mu mutima hakandya n'ibihaha bikandya. Ubwo umuganga yahise amubwira ati okay, ceceka ibyo nabyumvise wikirirwa wikigora. Debere ako kanya ndetse uyu mudamu yakomeje gukorora. Muganga ati ceceka nakubwiye ngo please utongera kumbwira ibyo bintu, nanjye niko kazi kanjye, ngomba kukwitaho ndetse ugataha umeze neza, uri no gushima Imana, urabyumva utese? Kumbe na amabeshyo aba ari kumubeshya kugira ngo amwizere nyine. Byagenda bitese ati tuza wowe kandi wumva umeze neza, ibyo ngibyo rwose nibuze ko nabyikurikiranira kandi wumve ko nta kibazo na kimwe ufite. Ukurikire ati hubwo nungutsa kandi kantu, reka mbanze ngo ikinini ubanze unywe maze ubwo bubabare buze kuba bwagabanuka. Katuze kureba ese agiye kumuha ikihe kinini cy'ubuhe bwoko, ntiyari yamusuzuma, ariko ngo reka mbanze ngo ikinini ubanze unywe. Mana yanjye, kumba umuganga yakitegereza amaguru y'uyu mudamu kavuga ati sha
Nyagasani kateze kureba biraza kugenda bite. Muganga yari yashiriwe neza yitegerezaga ukuntu uyu mudamu arenze n'ukuntu ari mwiza, akavuga ati rwose wewe akawe ibyawe byashobotse, akira amazi. Muganga murakoze, ni ukuri. Umudamu niko ari kugenda ashimira muganga ati muga murakoze cyane. Muganga ati rwose akira ni kinini, ntunywa amazi yonyine, akira n'iki kinini ukinywe ubundi uze kuba umererwa neza. Umukobwa aracyakira, niba ari umukobwa niba ari umudamu, yewe asa n'umukobwa agasa n'umudamu. Ubwo umudamu agiye kugira gutya, agiye kunywa ikinini, irari muganga riba ryamufashe, riba ryamufashe, akitegereza uyu mukobwa akabona arenze abandi bose bajyaga bazanga akabakorera ibyamfura mbi. Akamwitegereza akabona rwose ni icyana gikeye, icyana kimeze neza. Ndebere iryo jisho ni iry'uburari, ni iry'irari. Ubwo umukobwa uri ahangaha agiye kunywa cya kinini yarakitegereje cyane. Burya hari igihe ikintu kibi kiba kigiye kukubaho ukabitekereza ukanabikeka ntubimenye. Ubwo uyu mudamu yatangiye avuga ati muga ubundi kugiye kumpereje iki kinini ngo mbe nakinywa, kandi utigeze unansuzuma basi ngo urebe ngo indwara yanjye guterwa n'iki, wigeze umenya impamvu ibi byose byambayeho? Muganga yahise amubwira ati mva sister, ibyo si ikibazo, uranyumva neza? Ndagira ngo nkubaze, ari njye nawe ninde muganga ushinzwe kuvura cyangwa uri umurwayi wajanga kugira ngo tukuvure? Wakoze ibyo nkubwiye? Banza umbwire, ubundi waje ahangaha uje gukora iki? Uri umuganga cyangwa uri umurwayi? Ni wowe muganga? Umukobwa yahise avuga ati wapi, rero ufata icyo kinini ukinywa, none ukora iki uri gukomeza kuntesha umutwe? Kinywe vuba, njye niko nkubwiye. Umukobwa aracyitegereza, mana yanjye katuze kureba, byarangiye n'ubundi agomba kuba yakinywa, nta kundi byari kuba byagenda. Mbega yagishyize mu kanwa, arangije arenzaho amazi kugira ngo kimanuke neza. Kumbe ni agatego uyu mugabo yaba yamuteze. Mana yanjye nuko byagenze, iyo arakinyweye. Kandi iki kinini muri buse kubona rwose ibibi byacyo ntabwo ari kinini cyo kumuvura, ahubwo ni bwa bugome nababwiye bw'aba baganga b'iki gihe. Bamwe na bamwe bagenda basebya izina ry'abandi baganga beza. Abaganga beza barahari ariko n'abagome barahari, si byose? Muganga yakitegereza ukuntu uyu mukobwa ari kugenda abikurikirana, ati rwose bikoze neza. Katuzi turebe meze bite. Ubwo ako kanya umudamu aba asoje kunywa cya kinini, ndetse akikura agakombe ku munwa yumva atameze neza. Mana yanjye katuze kureba, ako kanya umutwe utangira kumurya, akumva ntabwo ameze neza. Kurikira akantu ku kandi, ntugomba kuba wacikwa n'inkuru nziza nakuzaniye uyu munsi. Erega ndabakunda, kandi niba ari ubwa mbere wabugeze ahangaha, reba niba warayikanze, ni sabu ndi kukubwira, utagira ngo hari indi. Ubwo ako kanya uyu mudamu atangira kubwira muganga ati muga ndumva ndi kubabara cyane rwose, sinzi impamvu ibi byose biri kumbaho. Abatangiye kubabara, nakubwiye ngo nkandira subscribe, ni amasegonda make cyane, ntabwo birubize kuba byakugora. Muganga yitegereza ati ubanza wa muti wanjye ukoze. Ahita kubita agatwenge nk'akanjye, kakandi k'indyarya, ati ryama ibyo ngibyo rwose biribuze kuba byashira. Ikindi kandi reka ngire nkukuremo ubwo burwayi bwakurembeje, nzi yuko biribuze kuba byagenda neza. Iryo ni irari ry'uyu muganga. Impamvu aba yakoze ibi byose ni ukugira ngo abe yafata uyu mukobwa ku ngufu, abe yamusambanya. Nta yindi mpamvu ituma akora ibi ngibi. Mana yanjye undebereye, yatangiye kumukina ku mubyimba, atangira kumushinyagurira. Ndebere uko byagenze, mbega umuganga mubi, mbega umuganga utari mwiza. Mana yanjye katuze kuba twareba biraze kugenda bite. Oh my god, ndebere kumbe hanze hari abandi baba bahageze, nawe rwose baba baje kwivuza ahangaha. Ni umusore n'inkumi, banza mbese abari abageni bamaze igihe gitoya bashyingiranwe, mbese nta gihe kimwe baba bamaranye, ni amezi nk'atatu cyangwa se yaba n'atanu. Ubwo tayari barakwereka wa mudamu yahise asohoka mu cyumba yari arimo, bari bamaze kumukorera gahunda. Si ubizi se? Mana yanjye ikintu gitangaje
ni uko uyu mukobwa atazi ibyamubayeho byose. Ubwo muganga yahise amubwira ati okay mada muze kunyihanganira kuvanga umukobwa n'umudamu ariko bose bahuriye ku gitsina gore, byose ni kimwe, ntimuze kuba mwabitindaho. Yahise agenda. Muganga aravuga ati okay ukurikiyeho nawe naze ukurikiye naze nawe ngende mukorere. Ubwo umukobwa yahise agira ate ni umudamu, uyu we ni umudamu kuko ari kumwe n'umugabo we. Yisahaguruka, muganga arangishira aramubwira ati okay ni karibu wagenda rwose nkaba nakwitaho. Ubwo tara ako kanya n'umugabo we yahise ahaguruka. Agihaguruka muganga yahise abibona ati stop, no uri kujya he? Ibyo ntibikiri gukora. Mana yanjye, atanga hinjira umurwayi gusa. Ubwo uyu mugabo yahise atangira avuga ati oya muga, uyu ni umugore wanjye ndi boyfriend we, ndi umukunzi we. Ndetse uyu mugabo ati no ntabwo byakigera bikunda. Ntabwo byakunda, ahangaha hinjira abarwayi gusa. Ikindi kandi twubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibitaro. Ntabwo rero uraza kugenda wicara ahangaha umutegereze, ntabwo ari buze kuba yatinda ibintu byo kumukurikira, ntabwo birashoboka. Umugabo akomeza atakamba ati muga please wambabare nkinjana n'umudamu wanjye nkajyana nawe mu cyumba nkareba ukuntu uri kumuvura, ko ari na byinshi atari buze ko yagusobanurira, nkaza kuba nabigusobanurira. Muganga arangishije amubwira ati no, ntabwo bishoboka. Nakubwiye ngo iki ndebere. Nuko byagenze. Mbega uyu mugabo yise abwira umusheri we ati sheri nta kundi nyine, nta kundi genda. Umukobwa nawe ati sheri ubwo nyine guma aho ngaho, ntabwo tubuze kuba twatinda, wowe ntegereza. Ubwo nyine niba ariko amategeko y'ibitaro ameze, ndumva nyine nta kundi kuntu byagenda, ngomba kuba nakinjira nyine nawe ugasigara aho ngaho. Nuko byagenze, n'undi yarinjiye. Umugabo asigara ahangaha gusa, agisigara ahangaha yasigaranye amakenga gusa. Uwari winjiye we yakomeje kwinjira nk'ibisanzwe. Tuze kureba iby'uyu mukobwa. Uyu mukobwa we byaje kugenda bite? Yageze ahangaha ni mu cyumba. Ubwo muganga yahise ashyiraho urugi kugira ngo bataza kuba bamurogoya, si byose mu gihe ari muri gahunda ze, hataza kugira umuntu uza kuba yamugwaho agasanga ari kugakubita. Tegereza urebe. Umugabo asigara ahangaha gusa, yasigaye ahangaha atameze neza, yarababaye. Nyagasani, biragenda bite? Umugabo yabitekerejeho hatari ku bundi, ahantu ndi kubona binjiza abagore b'abantu gutyo ntiwinjirane n'umugore wawe. Ubwo ibi bintu kari ubwa mbere nagera ku bitaro bimeze bityara, hinjira umugore gusa. Umugabo agira amakenga, kandi inshuti yanjye nawe ujye ugira amakenga, ngo ubundi ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Umugani se n'indi utawuzi. Kandi koko niko biri. Ubwo muganga atangira abaza uyu mudamu ati none se waje kwifuza iki, umeze ute, uri kubabara hehe? Ubwo umudamu atangira abwira uyu muganga niba ari dogiteri ati rero njyewe nari njanganje kwisuzumisha. Ubwo niba ari inda yaraje kwisuzumisha, niba ari ukwipimisha ntabwo mbizi, ni uko yavuze ngo ni ukwisuzumisha, nde nibyo binzanye ahangaha. Ubwo wasanga ari no kureba yuko atwite. Abahungu abasore n'abakobwa se muzi ibintu bakora, kandi uriya musore avuze yuko ngari boyfriend w'uyu nguyu. Ubwo niba aje kwisuzumisha wasanga nyine aje kureba n'ibirimo. Ubwo muganga ati okay, niba ari byo ngibyo bikuzanye rero biroroshye cyane, akira uyu mwenda ube uwambaye. Iyo tugiye gusuzuma abantu tubanza nyine hari ibyo bagomba gukurikiza, babanza kwambara uwo mwenda. Umukobwa yarawakiye arawambara. Arawambara ati rwose reka bansuzume, reka mwambare meze neza. Arabikurikirana fresh. Icyo ngusabye inshuti yanjye, kurikira witonze. Mana yanjye, biraza kugenda bite? Ubwo umukobwa uri hano yakomeje kugenda bikurikirana, akomeza kugenda byitaho, yambara umwenda nk'uko muganga yabimutegetse. Muganga yakitegereza ukuntu agakobwa kameze neza ati mbega amaguru we. Ndetse ako kanyise amuhereza agakombe ukurikire. Nawe ndebere nibyo agiye kumukorera. Ubwo muganga ako kanyise avuga ati rero mbere yuko ngusuzuma ahangaha tubanza kuguha ikinini cyo kugira ngo umere neza, kugira ngo utuze.
imbere yo kutuza gukora ibindi byose biri kuba byakurikira. Ubwo umukobwa uri hano ati se none muga ibi ngibi rwose ntabwo bishoboka. Ngo ikinini none se nukuri njye biransekeje. None se mutanga imiti mutaramenya uko umuntu ahagaze mu umubiri we uko uhagaze. Ubwo muganga itatangira avuga ati umva sister, ntabwo ari wowe muganga, uremera ibyo kubwiye. Ahangaha ugomba kugendera ku mategeko yaho kuko uje utugana, uje udusanga. Niba nkubwiye ngo ugomba gukora ibi ngibi nuko utazi kubikora, ngomba kubigukorera, mbabarira nkora akazi kanjye. Ikindi kandi ndagusabye kugira ngo utaza kuba wansitiresa. Ubwo ako kanya umukobwa atangira kubyemera nyine ati se ubwo nyine nabigenza nte? Akiranye n'agakombo nshyiriramo amazi, nta kundi nabigenza. Katuze kureba ikinini umukobwa bagifite mu ntoki, aba yakimuhereje ndetse n'agakombe ntabwo tuzi igihe yakimuherereje byagenze biti. Ubwo muganga atangira kwicinya icyara ati n'uyu nguyu ngiye kumukenyereraho, ubwo se si kabaye, uyu nguyu nawe ngiye kumusamura. Hey muganga w'irari, abadogiteri b'irari mwababonye? Akanya karaje gashoboke, batangiye namwe kubigira imitwe yigize ngo akaraha kajya he. Rwose dogiteri atangira kubikurikirana neza, n'amazi ahita ayazana ako kanya. Ayazaniye uyu mukobwa ati okay, cya kinini wakinyweye? Byaba ari byiza rwose ubaye wakinyweye, akira n'aya mazi uze kukimirisha kugira ngo kize kugira mu nda kimeze neza. Ubwo umukobwa ahita yakira amazi, kumbe kinini aba yakinyweye imbere. Muri rwose ibintu by'ibinini ntabwo bimukanga ngo ari buze kuba yanywesha amazi direct ako kanya, wapi, ibyo ngibyo rwose ntabwo biba bigoye. Ubwo umukobwa asoje, muganga ahita abika akagakombe kaba kasigayemo amazi makeya, ndetse umukobwa agatangira kuvuga ati muga ndumva ntameze neza, ndumva rwose sinzi ko naniwe ukuntu, ndumva umunaniro mfashe, ndumva sinzi ko ndi kuzungera muri njye, sinzi rwose ibintu bimbayeho. Kumbe ni cya kinini gitangiye gukora umuti. Ushobora kuba uri kwibaza ngo biri buse kuba byagenda biti. Ufite amatsiko, ayo matsiko rero araje ashiri. Mbese uri kumva uyu muganga akwiriye nk'ikihe gihano? Ari wowe wamuhanisha iki? Twandikire muri komenti, sibyo byiza? Umukobwa urahangaha atangira kumererwa nabi ati ndabigenza ne, ndi kumva ntameze neza. Muganga atangira mubwira ati rero icyo gukora urakizi, waryama. Iyo umuntu ananiwe araryama akaruhuka kugira ngo aze gushyira ubwenge ku gihe, ibyo byiza. Ako kanya yahise aryama gashyira ubwenge ku gihe. Hey nyagasani, kumbe muganga nawe akaza bagatangiye, atangira kwitegereza amaguru y'umukobwa ati mbega umukobwa ufite amaguru meza. Ese irari koko? Abagabo bamwe na bamwe rwose bakunze kugira irari. Ese muzarongora abakobwa bose mubamare ukurikire? Gusa umugabo uri hanze we yabonye rwose igihe gishize ari kinini cyane, kandi yarategereje umugore we ati umugore wanjye ubundi igihe yinjiriye kataragaruka vipi byagenze bite? Umugabo ntabwo abyumva neza, ntabwo ari kumva rwose ibi bintu. Ati rwose byagenze bite? Byaramuteye kuhaguruka kugira ngo ajye kureba ese umugore we byagenze bite, ni cyo kibazo yagize. Katuze kuba twareba byaje kugenda bite. Umugabo yaje ahangaha, kurikira akantu kandi kurikira witonze. Yaje hano, aza hano ku rugi ndetse atangira guhamagara umugore we. Hey yatangiye atari intambara ari gushyiramo, ndetse ako kanya intambara zatangiye nyine kuba zatangira, atangira gukomanga ati mugore wanjye uri hehe? Sheri amwita umugore we, niba bari babana, niba batari abana. Hari n'abantu bita n'abagore nyine n'abagabo batarana abana, bijya bibaho. Gusa umugabo utangiye akazi yagiye kumva yumva hari uri gukomanga. Umugabo urahangaha ati iki kigabo kiri kuza kunkomangira, kiri kugira ngo ntaza kurya umwana. Nyagasani, kumbe umuganga bari kwivugisha n'uyu nguyu nawe ateze amatwi kugira ngo yumve ko hari umuntu uri gukoma, akumva nta muntu uri kuvuga. Umugabo bikamucanga atari ko ubundi igihe nakomangiye nkaba ndi kumva nta n'umuntu uri kuvuga. Vipi ibi ni ibiki? Ntabwo mbyumva neza. Kumbe umuganga nawe agira icyo akabona ati uyu mugabo ari buze kuba yandaburiza, ariko mpamagaye security akaza akagikora ku muryango wanjye byarushaho kuba byiza, nkaza gukora gahunda zanjye nta kibazo.
ako kanya ahita afata telefone ye agahamagara sekirite kugira ngo aze ahite afata uyu mugabo amukura ahangaha. Nyagasani katuze kureba biragenda biti. Gitangiye guhamagara sekirite, muramuzi wundi twatangiranye nawe, ari gusohora wa musore. Atangira amuhamagara ati fata uwo mugabo ari kuntesha umutwe umukure ku rugo rugi rwose kuri uwo muryango, urugi arenda kurumena, please mufate rwose umukura aho ngaho, umukure kuri uwo muryango, ntabwo mushaka ku muryango wanjye. Umugabo aba yarakaye ati rwose sinshaka umuntu ku muryango wanjye, ndakwinginze mufate uhamukure. Umugabo aba yarakaye nta by'imivugano. Katuze kureba biragenda bite. Hey Nyagasani, hey umugabo ari kwirira agatunda, ndakaza ari gukomanga. Umugabo gusa biramucanga, ako kanya arongera arakomanga. Hatari ku bundi gihe nakomangiye, aba bantu bapfuye byagenze bite. Atangira avuga ati sheri ntabwo uri kunyumva, muga umugore wanjye wamusohora byagenze bite. Kuba umugabo bwari muri byo ngibyo. Ako kanya sekirite yese hagera ati wa mugabo wundi uri mu biki, uru rugi uri kuza kurukomanga, uri kugira ngo uze kuba warugwicamo imbere, va ngaha wikuze guteza umutekano muke muri ibi bitaro. Ndetse umugabo atangira avuga ati umva nkubwire sekirite, umugore wanjye amaze igihe kirenga isaha muri iyi nzu, ndetse n'uyu muganga, ndetse nagerageje gukomanga ndi kubahamagara, nta n'umuntu n'umwe ugeze anyitaba, basi ngambwire ngo bimeze bike. None urumva byagenda bite. Umugabo ati va ngaha rero witeza akaduruvayo. Umugabo nawe ati sindahava, ntabwo nibuze kuba nahava, udebere ati ndava ahangaha ari uko umugore wanjye mubonye cyangwa se urugi nze kuba narumena. Niyo magambo akomeye cyane uyu mugabo yese avuga ati urugi ndibuze kuba narumena, ntabwo rwose ndibuze kuba nabyihanganira. Ako kanya itangiye kubitana. Nyagasani biragenda bite. Sekirite nawe yatangiye ababara ati mva nkubwire wa mugabo we, va kuri ibyo ngibyo cyangwa njye kugufunga, njye kuba nagufunga ukurikire. Sekirite yese afata uyu mugabo, ndetse byatinze wa mugabo ise ahindukira na sekirite ahita amufata nawe ati mva nkubwire sekirite, ubu nawe mise mbona ko uri umufatanyacyaha, nawe uri umunyabyaha mu bandi, maze kubona yuko nawe ushyigikira uyu mugabo mu mafuti yose aba ari gukora ahangaha. Ibintu byose bibera ahangaha muri ibi bitaro turabizi, ndetse nawe uri umufatanyacyaha, niyo mpamvu tugomba kugenda tukabafunga mwembi. Umusekirite urahangaha yaguye mu kantu ati ibyo na sekirite mu noneho bimbayeho. None ndasekirite n'abapolisi biragenda biti. Umugabo yese amwerura ati nge ndi polisi, ngomba kugenda nkabafunga. Ubwo umugabo uri mu bye ukurikire yagiye kumva yumva ijambo polisi, agira ubwoba ati Nyagasani ndibuze kuba nabigenza nti ko byanjye bigiye kuba byarangira polisi, reka mpite ncika. Umugabo yese afata amashuka ahangaha atangira kwirwanaho. Ubundi iyo ugeze mu bibazo utangira kwirwanaho ugashaka ukuntu wabigenza. Katurebe yirwanyeho, ari kwifatira imyenda ahangaha, amashuka ari kugenda apfundikanya zirikagira ate kugira ngo aze kuba yacika. Ntabwo biba byoroshye. Kumbe sekirite nawe aba yafashwe kaba kamubayeho. Mbega sekirite urahangaha ni umufatanyacyaha. Uyu mupolisi yese amufata ati nawe nturi buze kuba wancika, kuko nawe ufashe uyu mugabo w'imbwa urifata abagore akabarongora nkaho yabakoye. Umugabo aravuga ati noneho ikintu cyo gukora ndakizi, ngomba guhita ncika. Ikindi kandi nuko nta muntu uzigera amenya ibyabaye, nta muntu n'umwe uteze kuzancika. Kumbe idirishya hano riba rifunguye. Ako kanya umugabo araza agahita acishamo yashuka kugira ngo aze kuba yayimanukiraho, bataza kuba bamufata. Gusa ntabwo biba byoroshye. Katuze kuba twareba biraza kugenda bite. Ubwo ako kanya umugabo yagize atya anyura mu idirishya, kuko azi yuko agumya ahangaha ibyo byaza kuba byamurangiriraho. Ntabwo biba byoroshye. Sekirite yari yafashwe, ndetse ako kanya umupolisi yahise amwinjiza hano mu cyumba kugira ngo sekirite ataza kuba yamucika. Gusa polisi ageze ahangaha yasanze wa muganga yacitse yagiye. Yarababaye ati jya ahangaha ubu nigende mfate n'uriya muganga nawe ntagomba kuba yanshika. Hatinyuke ku mugore wanjye.
ntabwo byo ibi ngibi rwose sinabyemera, ntabwo nabyemera. Umugabo araza akarebera ahangaha akabura umuntu, akamura burundu, gasanga yagiye kera. Ati reka nsohoke hanze byanga bikunze buriya cyanyuze mu idirishya, cyanyuze mu idirishya kandi ngomba kuba nagifata. Aturi ubesha ugasohoka, uwo mutwe ndawubarura, uranyumva neza? Uribesha ugasohoka biraza kuba bibi cyane. Uguma aho ngaho. Umugabo nuko byagenze, yahise asohoka. Sekretari arasigara ahangaha mu bwoba bwinshi, yari ari kubona yuko ibyo bimurangiriyeho, ndetse bidatinze hari uwabyutse. Nyagasani, ni wa mukobwa. Ntabwo disi aba yasinziriye, wapi, ntabwo aba yasinziriye. Ako kanya yaraje, yacunze sekirite agiye kuba yacika, araza ahita amugwata, ahita amufata ati ntugomba kuba wacika, ntabwo byagukundira, ibyo rwose nibyo uri kwigira. Kumbe muganga nawe aba yagerageje gucika, ariko kubw'umwaku. Hey, urebe kubw'umwaku. Ako kanya ahita afatwa, ataracika, atangira gusaba imbabazi, nta n'ikintu cyari cyaba. Polisi igahita imwinjiza mu nzu, ati njira kandebe niba ari njira. Umuganga yanga kwinjira, ndetse polisi ati nturi buse kuba wancika kuko n'ubundi byawe byarangiye, ibyawe byamenyekanye. Batujyanye aho bari babafashe, babashyize hamwe. Ndetse uyu muganga ati ubundi wowe wabyutse ute? Ubundi ntiwari wanyweye cya kinini? Kwanzi iyo ko wari wakinywera, ubundi ubyutse ute? Umukobwa uri ahangaha arangije aramubwira ati uzi ngo nakinyweye koko, nyuma y'ibyo ukorera abandi se nkaba naje nari mbizi, wari uzi yuko nangira ubuse kuba wangwisha mu mutego? Ntabwo byari gukunda, reka nkore kuko byagenze. Kumbe ubwo uyu muganga yari amaze guhereza uyu mukobwa ikinini. Urebe ukuntu byagenze, kurikira witonze. Kobwa uri hano cunze muganga ahugiye mu byo gusuka amazi, yitegereza cya kinini abagitereye mu kanwa, yitonze, yabikoze nk'umujeni. Kigeze mu kanwa bitekerezaho, ati oya reka nkikuremo, burakizi ngo nakinyweye. Agikuyemo nuko byagenze, arangije ahita agihisha mu yosutiye. Iby'uyu muganga nuko byagenze. Kumbe ni agatego baba bamuteze atazi ikijya mbere. Inshuti zanjye, nakubwiye ngo ntuzongera kwizera abaganga, ariko ujye urarya urimenge, ndetse ujye uragira amakenga ahantu hose uzajya uraburi. Bakomeje gutakamba bari gusaba imbabazi, gusa ntabwo byari gukunda, nta mbabazi keretse guhita babajyana bakajya kubafunga. Ndabakunda cyane mwebwe mwabanye nanjye, tuzegura mu kanya mu zindi nkuru nabateguriye. Ciao ciao.